Aya Jabez sikia 5 kwa 5 nigarukiye akaririmba nakanyuma ati kuva ibintu byose byatangiriye waje nk'igisambo urangije unyubira umutima narakwihoreye ireba ibice byanjye byose by'ibanga urangije unabikoraho uko ushaka gusa ikimbabaza usigaye wivugisha mu nzozi ibintu utegetse umbwira na rimwe ati mbwira nimba warabonye ibihagije kugira ngo njye nawe tuhagarike urukundo rwacu ati ni impamvu imwe ati niyo kabari gato nibura mu isegonda menye ko tutatandukanye twakongera kwiga gukunda ati biri ku nyenyeri biri ku nkovu z'umutima wanjye ati ntabwo twatandukanye twakongera kwiga gukunda ati umbabarire sheri sinzi aho ibi byose biri guturuka ati njye naketse ko tumeze neza ati sheri rwose wacanganyikiwe ati turacyafite buri kimwe ati byose ni ibiri mu bitekerezo byawe ariko bino biri kuba ahari wagize inzozi mbi ati ziri kukubeshya kunjya kure ati nta bintu biri hagati yanjye nawe uretse ibintu by'amafuti